Yesu Kristo nashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 244 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turatangira ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwamumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si uwo mucyo, ahubwo niwe wabahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo yabaye umuntu abana natwe. Tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana yahamije iby'uwo avuga yeruye ati, uwo ni we navuze ntuzaza hanyuma niwe unduta, kuko yahozeho ntarabaho. Kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese, ni ubuntu bukurikira ubundi. Kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wabimenyekanishije. Abayuda basobanuza Yohana umubatizo uwo ari we. Ibi ni byo Yohana yahamije ubwo Abayuda bamutumagaho abatambyi n'Abalewi bavanywe i Yerusalemu no kumubaza bati, uri nde? Nuko ntiyabahisha ukuri, ahubwo araberurira ati, si jye Kristo. Nuko baramubaza bati, tubwire, uri Eliya? Nawe ati, si ndi we. Bati, uri wa muhanuzi? Arabasubiza ati, oya. Baramubaza bati, none se uri nde ngo dusubize abadutumye? Wowe wiyita nde? Ati, ndi ijwi ry'urangururira mu butayu ngo nimugorore inzira z'Uwiteka, nk'uko mugorora inzira y'Uwiteka, nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze. Abari batumwe bari abafarisayo. Nuko baramubaza bati, none ubatiriza iki kutari Kristo, ntube na Eliya, ntube na wa muhanuzi? Yohana arabasubiza ati, njye ndabatirisha amazi, ariko muri mwe hahagaze uwo mutamenya. Uwo ni we unsimbura, kandi ntibinkwiriye gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Ibyo byabereye i Betaniya hakurya ya Yorodani, aho Yohana yabatirizaga. Yohana yita Yesu umwana w'intama w'Imana. Bukeye bwaho abona Yesu aza ahari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu ni we navuze nti, nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru, kuko yahozeho ntarabaho. Icyakora sinari muzi, ariko kugira ngo yerekwe Abisiraheli nicyo cyatumye nza mbatirisha amazi. Kandi Yohana arahamya ati, nabonye umwuka amanuka ava mu ijuru asa n'inuma atinda kuri we. Icyakora sinari muzi, keretse yuko iyantumye kubatirisha amazi yambwiye iti, uwo uzabona umwuka amanukira akagwa kuri we, uwo ni we ubatirisha umwuka wera. Nanjye mbibonye mpamya yuko ari umwana w'Imana. Andereya na Simoni bakurikira Yesu. Bukeye bwaho Yohana yongera guhagararana n'abigishwa be babiri, yitegereza Yesu agenda, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana. Abo bigishwa bombi bumvise avuze atyo bakurikira Yesu. Yesu arahindukira abona bamukurikiye, arababaza ati, murashaka iki? Baramusubiza bati, Rabi, bisobanurwa ngo mwigisha, ucumbitse he? Arababwira ati, nimuze murahabona. Barajyana babona aho acumbitse, hari nk'isaha 10. Baherako bamarana nawe umwanya burira. Andereya mwene se wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bumvise
Yohana bagakurikira Yesu. Abanza kubona mwene se Simoni aramubwira ati twabonye Mesiya, risobanurwa ngo Kristo. Amuzanira Yesu, nawe aramwitegereza aramubwira ati uri Simoni mwene Yona, uzitwa Kefa, risobanurwa ngo ibuye. Filipo na Natanayeli bakurikira Yesu. Bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya, abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Filipo yari uw'i Betesayida, umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli aramubaza ati mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati ngwino urebe. Yesu abona Natanayeli aza ahari, amuvugaho ati dore Umwisiraheli nyakuri udafite uburiganya. Natanayeli aramubaza ati wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'umutini nakubonye. Natanayeli aramusubiza ati Rabi, uri umwana w'Imana koko, ni we mwami w'Abisiraheli. Yesu aramusubiza ati mbese wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini? Uzabona ibiruta ibyo. Kandi arongera aramubwira ati ni ukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 2. Ubukwe bw'i Kana. Ku munsi wa gatatu hacyujijwe ubukwe i Kana y'i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Yesu aramubwira ati mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo babwira cyose mugikore. Hariho intango 6 zaremwe mu mabuye, zashyiriweho kwiyeza nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri, intango yose irimo inshuro 2 cyangwa 3 z'amazi. Yesu arababwira ati mwuzuze intango amazi. Barazuzuza bageza ku ngara. Arababwira ati nimudahe noneho mushyire umusangwa mukuru. Barayamushyira. Uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino ntiyamenya aho iturutse, keretse babahereza badashya amazi nibo bari babizi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe aramubwira ati abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye, ariko weweho washyinguye inziza abarizo uherutsa. Icyo ni cyo kimenyetso cya mbere Yesu yakoreye i Kana y'i Galilaya, cyerekana icyubahiro cye, abigishwa be baramwizera. Hanyuma y'ibyo aramanuka ajya i Kaperinawumu ari kumwe na nyina na bene se n'abigishwa be, ariko ntibamara iyo iminsi myinshi. Yesu ahumanura urusengero. Pasika y'Abayuda yenda gusohora, Yesu agiye Yerusalemu. Ageze mu rusengero asangamo abahatundira inka n'intama n'inuma n'abandi bicaye bavunja ifeza. Abohekanye imigozi ayigira nk'ikiboko. Bose abirukana n'intama n'inka mu rusengero, amena ifeza z'abaguraga inuma ati nimukureho bino mureke guhindura inzu ya data iguriro. Abigishwa be bibuka uko byanditswe ngo ishyaka ry'inzu yawe rirandya. Abayuda baramubaza bati ubwo ugize utyo watwereka kimenyetso ki? Yesu arabasubiza ati nimusenye uru rusengero nanjye nzarwubaka mu minsi 3. Nuko Abayuda bati uru rusengero ko rwubatswe mu myaka 46, nawe ngo uzarwubaka mu minsi 3? Ariko urusengero yavugaga ni umubiri we. Nuko azuwe, abigishwa be bibuka ko yabivuze, bemera ibyanditswe nta jambo Yesu yari yaravuze. Nuko azuwe, abigishwa be bibuka ko yabivuze, bemera ibyanditswe na rya jambo Yesu yari yaravuze. Nuko ubwo yari i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika, abantu benshi babonye ibimenyetso akora bizera izina rye. Ariko Yesu ntiyabiringira kuko yari azi abantu bose. Ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu kuko ubwe yari azi ibibarimo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 3. Ibya Nikodemu. Hariho umuntu wo mu Bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. We yasanze Yesu nijoro aramubwira ati mwigisha, tuzi yuko
ko uri umwigisha wuzuye wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Nikodemu aramusubiza ati, ibyo byashoboka bite? Yesu aramusubiza ati, ukaba uri umwigisha w'Abisiraheli ntumenye ibyo? Ni ukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemera ibyo duhamya. Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Nta wazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka ni uko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo, ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Yohana yongera guhamya Yesu. Hanyuma y'ibyo Yesu ajyana n'abigishwa be mu gihugu cy'i Yudaya, atindanayo nabo abatiza abantu. Ariko Yohana we yabatirizaga muri Ayinoni bugufi bw'i Salimu, kuko aho hari amazi menshi. Abantu barazaga bakabatizwa, kuko Yohana yari atarashyirwa mu nzu y'imbohe. Abigishwa ba Yohana bajya impaka n'Umuyuda ku byo kwizera. Basanga Yohana baramubwira bati, mwigisha, uwari kumwe nawe hakurya ya Yorodani, uwo wahamyaga, dore nawe arabatiza, n'abantu bose baramusanga. Yohana arabasubiza ati, ntacyo umuntu yashobora kwiha ubwe, keretse yagihawe kivuye mu ijuru. Namwe murambera abagabo yuko navuze nti, sinjye Kristo, ahubwo natumwe kumubanziriza. Uwo umugeni asanga niwe mukwe, kandi umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva anezerewe n'ijwi rye. None uwo munezero wanjye mwinshi cyane urasohoye. Uwo akwiriye gukuzwa, naho njye nkwiriye kwicisha bugufi. Uwavuye mu ijuru niwe usumba byose, naho uwo mu isi we ni uw'isi nyine, kandi ibyo avuga ni iby'isi. Uwavuye mu ijuru niwe usumba byose, kandi ibyo nabonye n'ibyo yumvise si ibyo ahamya, nyamara ntawemera. Kandi ibyo yabonye n'ibyo yumvise n'ibyo ahamya, nyamara ntawemera ibyo ahamya. Uwemera ibyo ahamya aba yemeye nuko Imana ari inyakuri. Uwatumwe n'Imana avuga amagambo yayo, kuko Imana idatanga umwuka imugeze. Se akunda umwana we kandi yamweguriye byose. Uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo dusome ibice 4, 5, 6 ndetse n'ibice 7. Mugire umunsi mwiza. Ndabakunda mu izina rya Yesu.